Reka nongere ngusuhuze nanaguhereza ikaze dukomeza kugenda tubana mu biganiro byinshi cyane bya buri munsi bigiye bitandukanye. Uyu munsi wa none ni ku wa kabiri tariki 25 z'ukwezi kwa 11 umwaka w'ibihumbi 2025. Leta ikomeza kugenda yibaza ikibazo cyaba gihangayikishije bamwe mu bakoresha ndetse n'abatwara moto za Spiro hano mu gihugu cy'u Rwanda, bakomeje kugenda bibasirwa n'ibibazo byinshi cyane ndetse benshi muri bo bakaba bakomeza kugenda bibaza ikizakorwa kugira ngo ibi ngibi bikomeje kugenda byibasirwa n'abazitwara ndetse n'abazikoresha byakemuka, ndetse n'uburyo byakorwamo kugira ngo wenda bidakomeza kugenda bivugwa ndetse bitanakomeza kugenda bikwirakwizwa hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, yaba TikTok, Instagram, Facebook ndetse na YouTube ubwayo. Rero nibwo hari hashize igihe kitari kinini cyane rwose hagaragaye bimwe mu bibazo izi moto zifite, ndetse hanashakishwa uburyo leta yatanga igihe gito cyane cyo kuvura buri kibazo cyose gihari, kugira ngo wenda umuntu utwara iyi moto ndetse n'uyikoresha mu nyungu ziwe cyangwa se abazikoresha mu buryo bwo kuverisa wenda batangire bakore neza, ndetse batangire bakore buri kimwe cyose gituma rwose babasha gutera imbere, ndetse babasha gukora buri kimwe cyabo neza nk'uko bakomeza kugenda babigaragaza. Rero reka turebe ibyari byavuzwe ndetse n'ibyari byasohowe mu bijyanye n'ibyo leta yibazaga. Rero ni Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda yerekanye ko yinjiye mu kibazo cya moto z'amashanyarazi z'uruganda Spiro zimaze igihe zishinjwa ibibazo bitandukanye bijyanye n'ubuziranenge bwazo, yemeza ko hagomba kuboneka igisubizo kirambye kandi gifatika mu gihe cya vuba, kandi igihe kitarambiranye, ku bw'uko wenda hamaze iminsi hacicikana imvugo zitari nziza. Rero moto z'uru ruganda ni zimwe mu zimaze kumenyekana ku isoko ry'u Rwanda, cyane cyane kuva rwafata icyemezo cyo kwimakaza ikoreshwa ry'ibinyabiziga by'amashanyarazi, aho mu ntenge abakoresha moto za Spiro cyane cyane abamotari bamaze igihe bagaragaza harimo ikibazo cya batiri zishyuha cyane, kuba zitabika umuriro igihe kinini, no kuba abakeneye ibikoresho byo gusimbuza igihe ibindi byangiritse bagomba no kubibona. Uyu munsi wa none rero ibyo bikoresho bikaba bitaboneka, ndetse wajya ku isoko ugasanga nta gikoresho na kimwe gihari. Ibyo rero bigatera abantu gukomeza kugaya ndetse no kwanga izi moto, cyane ko ibiri kuvugwa ndetse n'ibiri hanze ahangaha ari bimaze iminsi bivugwa ndetse binacicikana ku rwego rw'uko benshi cyane bibaza uburyo bizakemuka, ndetse n'uburyo bizagenda kugira ngo wenda bibe byajya mu mucyo. Rero ibibazo bya bateri ngo bishobora no kugira ingaruka kuri feri z'iyi moto, aho bagaragaza ko zishobora guteza impanuka ikomeye cyane, kuko mu buryo zigendamo ndetse n'uko zikora ukomeza kugenda usanga ari ibintu bidahagaze neza, ndetse ari ibintu bitameze neza. Rero ibi ngibi bikaba bitera ubushobozi buke ndetse n'imbaraga nke mu kuba izi moto zihambaye, ndetse zikaba ari na moto zigomba guteza ikibazo mu buryo wenda butari kure, ariko muri bwa buryo buba bworoshye cyane. Rero Minicom ku itariki 11 Ugushyingo 2025 yatangaje ko yakiriye ibibazo byagaragajwe n'abakiriya ba Spiro, kandi ko ku bufatanye na RICA, RSB, RURA na Minifra biri gukurikiranwa kugira ngo bishakirwe ibisubizo. Rero mu kiganiro n'igihe umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda Antoine Marie Kajangwe yagaragaje ko ikibazo cyamaze kumenywa n'inzego zitandukanye, kandi ko bari kugikiranura kugira ngo wenda bagikemure hakiri kare, kuko ni ibintu bikibazwaho ndetse n'ibintu bihangayikishije buri umwe wese utwara iyi moto. Aho yakomeje kugenda agira ati ikibazo uko cyagaragaye, uko cyavuzwe ku mbuga nkoranyambaga, mu makuru n'ibyo natwe tubona
abatwegereye nka Minicom twabonye ko harimo ikibazo kuko twegereye uru ruganda rukora kugira ngo twumve imbogamizi bagize, tunabibutse ko bafite inshingano ku banyarwanda, ku baguzi no ku bakiriya babo kuko ari ibintu bitabafasha kugira akazi keza. Yakomeje kugenda avuga ko kandi hari kurebwa niba hari icyo uruganda rwaba rwarishe bishingiye ku mategeko no kurengera abaguzi n'abantu muri rusange, cyane ko hagiye havugwa ibibazo bishingiye kuri feri zidakora uko bikwiye, ndetse ugasanga nibwo habayeho impanuka ndetse nibwo habayeho ikibazo cy'impanuka. Rero ibyo ngibyo bigateza buri kimwe cyose cyatuma wenda akazi katagenda neza. Yakomeje agaragaza ko kandi hagomba kuboneka igisubizo kirambye kandi gifatika gisubiza ibyo bibazo bigaragazwa n'abakiriya ba Spiro, aho yagize ati ni ibintu turimo kwiga, turi kurebera hamwe muri rusange kugira ngo wenda dushake igisubizo, ariko ku rundi ruhande n'uruganda rukora ruri gutanga akazi runatanga ibicuruzwa byagakwiye kuba ari byiza binakenewe ku isoko. Rero ni ibintu turimo kurebera hamwe ndetse tunareba uburyo bimeze ndetse n'uko byifashe. Rero yongereyeho ati kuba hagomba kuba hari igisubizo kirambye kandi gifatika gisubiza kuri ibyo bibazo byo bigomba kuba ari ngombwa ndetse binashakishwa buri munsi, aho turi gukorana n'inzego nyinshi zitandukanye, aho harimo RICA, RSB, Minecofin n'izindi zigiye zitandukanye, aho avuga ko yanabonye hari n'abasabye ko twakorana na RIB nayo bibaye ngombwa icyo gihe nayo bizakorwa kugira ngo wenda buri kimwe cyose ndetse na buri gikorwa cyose kijye kigenda neza. Rero uyu Kajangwe kandi yavuze ko bitarenze ibyumweru bibiri igisubizo kuri ibyo bibazo kizaba cyamenyekanye ndetse bizaba byamaze kujya hanze, aho yagize ati ndumva mu mpera z'iki cyumweru cyangwa se mu ntangiriro z'ikindi hazaba hari igisubizo kandi muzakimenyeshwa mwese mwe mugerageza kubana n'uru ruganda ndetse no gukoresha ibikoresho bya Spiro muri rusange. Rero icyo Spiro yavuze kuri iki kibazo binyuze mu itangazo Spiro yashyize hanze ku itariki 8 Ugushyingo 2025, yavuze ko bimwe mu bibazo moto byari byaragaragaye byamaze kubonerwa umuti. Yavuze ko kandi hari bateri zishobora kugira ibibazo ko ariko iyo bigaragaye zihita zihindurwa ndetse zigakurwa mu zikoreshwa, ndetse ibikorwa bikomeje byo kuzivugurura byahinduye imikorere yazo kuko ni byinshi cyane biri gukorwaho iperereza kugira ngo barebe nimba koko buri kimwe cyose bakikuraho ndetse bakanagihereza icyo kigomba kugenderaho. Rero uru ruganda rwavuze ko ikibazo cyakunze kubaho cyo kubura kw'ibikoresho by'izi moto cyakemuwe, ko kandi gufungura ikigo giteranya izi moto mu Rwanda byoroheje ibijyanye na serivisi zo gukurikirana izi moto, ari ibintu bigomba gukorwa vuba ndetse bikanihutishwa kugira ngo wenda bya bibazo byose biriho ndetse na bwa buryo bwo gukemura buri kimwe cyose bibe byakorwa vuba. Rero kugeza ubu ngubu Spiro ikorera mu masite asaga 650 yo guhindura batiri hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda, aho 50% abarizwa mu mujyi wa Kigali. Ivuga ko ibi bituma abamotari babasha gusimbuza batiri zabo mu gihe gito kandi bakazisimbuza vuba vuba, aho yakomeje kugenda agira ati nubwo ibibazo bya tekinike bishobora kuvuka, batiri zifite inenge zihita zisimburwa kandi ivugurura ryazo rikomeje kuba ryanatumye imikorere n'ubwizerwe byazo byiyongera. Rero dukomeje no kwagura imikorere yacu, ubu duteganya
kugera ku bigo byo gusimbura batiri 1,200 mu mpera z'umwaka wa 2025 kugira ngo itangwa rya serivisi n'ubwisanzure by'abamotari bacu byiyongere ndetse binabe biri ku rwego rwo hejuru. Rero Sipiro yatangiye gukorera mu Rwanda mu mwaka w'2022 cyane ko wenda itari bwamamare cyangwa se ngo ibe yazamurirwa urwego, ariko yari imaze kuba yafata izina rihambaye. Rero ibi ngibi bikaba byateye gukomeza gutanga igisobanuro cyiza ndetse n'igisubizo cyiza. Rero reka nkomeze nkubwire ukomeze ugire ibihe byiza, binagusaba gukanda subscribe n'ubundi nk'ibisanzwe, ndetse nimba hari n'ibitekerezo mufite mushyira hasi muri komenti.